narayumvise uzi ko nta n'agaciro nayahaye cyane, ariko narayumvise numva atari amagambo meza, ari nk'ibitutsi bisanzwe, ariko nanone nkumva irindi jwi rimbwira ko ari amagambo y'ubuhezanguni. Nuko ubwo rero ngira ngo bakeneye kwigishwa pe. Nta kuri kwa kamara kubaho, buryo kuri biterwa naho kurebera, ariko abantu bashobora kumvikana kuri principe mbese amahame bagenderaho. Genda ko namye mbibona. Bambujije gucurangana na Nyangezi, ibyo bintu urabyumva ute wowe, kumva hari umuntu babuza gucurangana nawe kandi w'umuhanzi mugenzi wawe? Nyine urumva nagahoma mu mwandiko bawe umuntu yabyita koze Samputu ko wayakiriye ute? Jewe numvise Byumvuhore yakoze igikorwa cy'ubutwari, kuko yavuze ibiri muri ku mutima, kandi kuko nibyo uko bimeze. Urabona, ngira ngo ni nka reaction kuri ariya magambo amaze iminsi azamuka, ariko ku rundi ruhande Byumvuhore ngira ngo yumvaga yenda guturika, hari yumvaga yenda guturika, aravuga ati reka mvuge uko mbyumva, kuko niyo mpamvu uvuga ko ari igikorwa cy'ubutwari. Ni nko kuvuga ngo ntabwo ubundi byagombye kubona umwanya ngo abantu bavuge kuriya bitwaje kuvugira politiki runaka. Ntabwo biriya nagahomamunwa rwose. Za rezo sosiyo, biriya bintu hagombye kuba amabwiriza y'ubuyobozi bw'u Rwanda busobanura ko atari ngombwa kujya mu bintu nka biriya, kuko ni ibintu nko kuvuga ngo igihe ngo ndi Nyangarwanda bigenda gusetsa rwose, wagira ngo birashekeje. Z'ukwezi kwa karindwi, umuryango Kizito Mihigo Peace Foundation washinzwe n'uwo muhanzi nyine wateguye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 39 yajyaga kuba amaze ku isi yaza kuba kiriho n'imyaka 10 uwo muryango ugamije kwigisha ubwiyunge no kugera ku mahoro umaze ushinzwe. Kuri uwo munsi mukuru, bimwe mu bikorwa bawuteguye bakoze harimo irushanwa mu byiciro bitandukanye ryo gusubira mu ndirimbo ze, maze bagatanga ibihembo ku barushije abandi. Mu bagombaga kuba bakemurampaka muri iryo rushanwa harimo abahanzi b'Abanyarwanda b'inararibonye mu buvanganzo bw'umwimerere mu guhanga, kuririmba no gucuranga indirimbo z'ikinyarwanda. Abo ni Masabo Nyangezi, Byumvuhore Jean Baptiste na Jean Paul Samputu. Mu gihe bamwe bashimye iki gikorwa nk'umusanzu wo gusigasira ibihangano bigamije amahoro, abandi barakinenze ndetse banenga n'abakigizemo uruhare. Amagambo akarishye yakwiriye ku mbuga mpuzambaga yumvikanye anenga Jean Paul Samputu, umwe mu bakitabiriye, ko atarakwiriye kwifatanya n'abo bagikoranye. Uwo nawe yumvikanye yisobanura, bityo bihinduka uruhererekane. Tariki 9 z'ukwezi kwa munani, undi muhanzi muri abo bakemurampaka bakitabiriye, Jean Baptiste Byumvuhore, yasohoye indirimbo nshya yise Rwanda Dohora. Muri iyo ndirimbo avuga urutonde rw'abahanzi b'Abanyarwanda bapfuye, akavuga ko yinginze u Rwanda kudohora ntirwica abahanzi barwo. Avuga kandi bamwe mu bandi bahanzi bakiri bazima ko rubagira amajanja, abandi rukabita Inyangarwanda, maze agasaba icyo muri iyo ndirimbo yise kunamura icumu. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryabonye ni uko imwe mu mpamvu zatumye Byumvuhore ahimba iriya ndirimbo ari amagambo yavuzwe kuri Jean Paul Samputu amunenga ko yakoze kiriya gikorwa. Iyi ndirimbo ikimara gusohoka, umwe mu bivugaho Jean Paul Samputu nyine yasohoye itangazo avuga ko mu ihimbwa ryayo atagishijwe inama kwireba nyiri kuyihimba. Iryo tangazo kandi ryongeye kuvuga ku magambo amunenga yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ijwi ry'Amerika ryagerageje gushakisha abo bahanzi uko ari 3 ngo tuganire nabo mu kiganiro muri Isanga. Ntibyadukundiye ko tubabona bose,
ariko twashoboye kubona Jean Paul Samputu na Masabo Nyangezi. Mu kanya turabaha ijambo. Twanaganiriye kandi na Masabo Nyangezi, nawe wanenzwe muri biriya biganiro ndetse akaba yaravuzwe muri iriya ndirimbo nshya ya Byumvuhore Jean Baptiste. Aha ndatangira mubaza uko yagiye muri ibyo birori bitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye. Ntabwo ari ibintu bidasanzwe, byari ibintu byo gutanga amanota, kujya mu kanama gatanga amanota ku bantu bizihizaga isabukuru ya Kizito Mihigo nk'umuhanzi, bidafite aho bihuriye na politike iyo ari yo yose. Ngiye nkibimenya Samputu akinsaba kujya muri ako kanama, nicyo kintu navuze mbere na mbere, mvuga ko tugomba kwirinda ko byagira uruhande rwa politike urwo ari rwo rwose tugwinjiramo, kandi ngira ngo niko byakomeje. Ubwo rero muri makeya yari isabukuru y'uriya muhanzi, yari ko bagize imyaka 39, twumva ko atari umuntu wakwibagirana, ko tugomba kumwizihiza nk'umuhanzi. Nuko nk'uko byari bimeze. Hanyuma yewe natanze amanota nyine, ibintu bya juri nari nsanzwe nabimenyereye kuva na kera, ariko natanze amanota, sinabona n'umwanya wo kujya mu isesengura rikurikiraho, ariko amanota yanjye narayatanze, ukuvuga ijonjora nakoze narayikoze. Hanyuma ntanga amanota nakurikirana, hanyuma njya mu bindi. Abandi barakomeje bagera naho nyine bavuga biriya byerekeranye n'imyanya, nuko igikorwa cyari icyo ngicyo. Nyuma rero y'icyo gikorwa hari abantu babaye nk'abaterana amagambo n'umwe mu bo mwari kumwe, Jean Paul Samputu. Mu kanya tumaze kuvugana nawe, banenga rwose icyo gikorwa bakoze mu buryo, ndetse banamubwiraga bati uhagaze hehe wifatanyije n'abantu banga igihugu. Ayo magambo warayumvise? Narayumvise, uzi ko nta n'agaciro nayahaye cyane, ariko narayumvise numva atari amagambo meza, ari nk'ibitutsi bisanzwe, ariko nanone nkumva irindi jwi rimbwira ko ari amagambo y'ubuhezanguni. Ubwo rero ngira ngo bakeneye kwigishwa pe, kuko nta na rimwe uzashobora gushyira abantu mu gatebo kamwe. Nta na rimwe ntibishoboka ibyo bintu. Umuntu wese agira uko abona ibintu, hanyuma abantu bakagira ibyo bahurizaho, ariko nyine impande zose ziba zigomba kugira uruhare mu gushakisha ko abantu bahurira ahantu. Njyewe nsanzwe mbivuga kenshi, nta kuri kwa kamara kubaho, buryo kuri biterwa n'aho kurebera, ariko abantu bashobora kumvikana kuri principe mbese amahame bagenderaho. Njyewe niko namye mbibona, ari nayo mpamvu nagiye nkunda kuvuga ko abantu bashobora kwihanganirana byonyine kugira ngo haboneke umwanya, aho gushyamirana birengeje, ko haboneka umwanya wo kugira ngo abantu bajyane mu cyerekezo kimwe. Nuko nguko mbibona. Hari rero we Samputu baranamubwiraga bati kujya gucurangana na Masabo rwose ni ishyano wakoze, ni ibintu udakwiriye no kuba watekereza. Nkurikije uko yabitubwiraga mu kanya hano ku Ijwi rya Amerika, yavugaga ati bambujije gucurangana na Nyangezi. Ibyo bintu urabyumva ute wowe, kumva hari umuntu babuza gucurangana nawe kandi wo muhanzi mugenzi wawe? Nyine urumva nagahomamunwa niko umuntu yabyita, koze Samputu ko bazaga no kutureba tukiri abasore, bo bakiri abana bato cyane, bakaza kutureba bakumva inganzo dufite, inganzo yacu hari ahantu na hamwe wavuga ko yahemukiye igihugu. Ibyo ntabwo byabaye. Ngende n'ubu nifite indirimbo yanjye Rwanda rwa Kanyarwanda, nyiririmba yewe no mu ndimi zose, nyiririmba n'abatumva Ikinyarwanda, nkabasobanurira icyo bivuga, nkababwira ko ari indirimbo yanjye nkuru y'urukundo.
urukundo nkunda igihugu cyanjye. Ubwo rero sinzi utabibona gutyo, sinzi ntabwo namenya ahantu yazabigobotora cyangwa se ko yazabigobyora kugira ngo byongere bihure. Ariko jyewe mba niteze ko abantu bashobora kumvikana rwose bavuye mu buhezanguni bakajya bagahurira ahantu. Iyi ndirimbo inshyashya ya Byumvuhore yabatuye wowe na Jean Paul Samputu yita Rwanda Dohora, avuga ku bibazo byagiye bigwira abahanzi, bamwe bitabye Imana abandi batamerewe neza cyangwa se bavugwa nabi, nk'ibyo byose twavugaga, wayakiriye ute? Jewe numvise Byumvuhore yakoze igikorwa cy'ubutwari kuko yavuze ibiri muri ku mutima, kandi koko nibyo uko bimeze. Urabona, ngira ngo ni nka reaction kuri ariya magambo amaze iminsi azamuka. Ariko ku rundi ruhande Byumvuhore ngira ngo yumvaga yenda guturika hari yumvaga yenda guturika, aravuga ati reka mvuge uko mbyumva, kuko niyo mpamvu uvuga ko ari igikorwa cy'ubutwari. Ahubwo nta nubwo abahanzi bapfuye bose yanabavuze, yavuze wenda bamuri hafi gutya, ariko ndumva kongera kubwira u Rwanda ngo rwikubita agashyi, ndumva ari ikintu cyiza. Twagerageje kumushaka hano ku Ijwi ry'Amerika ngo turebe ko twamubona tukamubaza ku by'iyo ndirimbo, ariko kugeza ubu ntibiradukundira. Ariko yabaye nk'ufata ibikorwa byakozwe n'abantu ku giti cyabo abishyira ku gihugu, abwira igihugu ati Rwanda unamura icumu. Erega ubundi niko bigenda. Ni ukuvuga ngo niba abantu bafashe urubuga nko kuriya ku mugaragaro bakavuga ibitekerezo bitameshe kuriya, wakwibaza impamvu, niba baba batumwe cyangwa se niba baba babikoze ku giti cyabo. Ariko ubundi baba ari abo kwamaganwa rwose. Iyo bimeze kuriya baba ari abo kwamaganwa. Hanyuma hagati aho ngaho abantu bagashaka, nk'uko mpora nshakisha ikintu cyahuza abantu, hagati aho ngaho umuntu agashaka izindi nzira zo kugira ngo abantu bahure, kugira ngo abantu badashyamirana burundu kandi ntacyo binamaze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo yabishyize ku Rwanda, ku gihugu. Ni nko kuvuga ngo ntabwo ubundi byagombye kubona umwanya ngo abantu bavuge kuriya bitwaje kuvugira politiki runaka. Ntabwo biriya nagahomamunwa rwose, ntabwo. Ariko nanone yewe ngerageza sinkunze guheza inguni, nta nubwo bindimo rwose, sinabyigeze. Njye mba nshakisha ko nubwo biriya byaba byabaye bikaba byavuzwe, ariko ko habaho impaka cyangwa se ibiganiro bituma abantu bagaruka mu murongo ukwiye, umurongo w'ubumuntu, umurongo uhuza abantu. Niko njye namwe mbibona, kandi niko nzakomeza kubibona. Ukurikije buriya butumwa buri muri iriya ndirimbo, ukurikije uko ubibona nk'uko umaze kubivuga, urabona amahirwe y'uko ibyo bintu byaba vuba bishoboka angana iki? Mbona ubundi bavuga ko umwere uturutse bukuru bucyo wakwiriye hose. Mbona ko ibintu bimaze iminsi bivugwa ku ziriya mbuga nkoranyambaga nk'uko bakunze kuzita za rezo sosiyo, biriya bintu hagombye kuba amabwiriza y'ubuyobozi bw'u Rwanda busobanura ko atari ngombwa kujya mu bintu nka biriya, kuko ni ibintu nko kuvuga ngo igihe ndi Inyangarwanda byenda gusetsa rwose, wagira ngo birashekeje. Dushimira abo twaganiriye bose muri iki kiganiro.